none nyibaza ni se ko umubyeyi wanjye wasize abana none nyibaza ese igihugu cy'u Burundi koko rimba abana bafite ubuyobozi nyine buzima bwiza wafunga umuntu ushinje ngo ni maneko kwa Perezida Kagame nta kintu kimushingiyeho cyangwa se niba batuze ko turi abanyarwanda kuki twageze kuri migration y'u Burundi migration guterera ikemera guterera kashizaho kuki migration itaze ati ntabwo mwene kwinjira mu gihugu cyacu musubiri wanyu ibyo bari kubitubwira tukisubira cyacu aho ngo dufungwe. Inshuti za Rwanda 24 mwaramutse cyangwa se mwiriwe bitewe naho muherereye mu gihe gitondo cyiza cyangwa se mugira umunsi mwiza bitewe naho muri. Ndabizi ko mudukurikira muri henshi, ndabizi ko mudukurikira muri ahantu hatandukanye mu bihugu bitandukanye. Ndabashuhuje mwese mugire ibihe byiza kandi mugire iya mbere nziza zo kwezi kwa kane. Nizere ko kwezi kwa kane kuzabera ukwezi kwa mata n'ubuki nkuko nyine mu kinyarwanda kwitwa yuko ari ukwezi kwa mata. Muri iki gitondo rero nagira ngo mbagezeho inkuru imaze iminsi ivugwa ko hari abanyarwanda batashye ubukwe i Burundi hanyuma bagafungirwayo. Bivuga yuko ari umudamu wari utuye ku Kamonyi ndetse n'abandi bagenzi be bari batashye ubukwe i Bujumbura bagera mu nzira bagafatwa bagafungwa kandi mu by'ukuri bari bamaze guteresha pasiporo ibemerera yuko bagenda mu gihugu cy'u Burundi. Muri iyi nkuru rero turi bwumve amajwi y'uyu mudamu umwe wagerageje guhamagara mu Rwanda ababwira uburyo ki babayeho muri igihugu cy'u Burundi. Yagaragaje yuko muri iyo gereza hari abanyarwanda bahafungiwe akenshi na kenshi bakaba bagira ibibazo byo mu mutwe birimo no gusara, bityo akaba atabaza kugira ngo abe yatabarwa. Nkaba nsaba rero leta y'igihugu cy'u Burundi yuko rwose mwakemura ikibazo cyabo bamama bagataha bagasanga abana babo. Niba rero bwa mbere rero ugifungura Rwanda 24 kora subscribe kandi like uduhe comment ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo igihe cyose tuzaba dusizeho nkuru uzahite uyibona mu bambere. Reka dukurikirane iyi nkuru y'uyu mudamu ukuntu yageze Burundi nandi kwene twa Chantal Nyabineza sanzaze nkura makamya twa petroli muri African Oil muri Lubumbashi Goma Tanzania. Bari tugiye mu bukwe twavuye mu Rwanda tugira papa Rusumo turateresha, tumaze guteresha n'u Burundi baraduterera. U Burundi tubaza tugiye mu bukwe eraso y'u Burundi hamagara yani tugiye mu bukwe uwo yiriye mu bukwe abaravugana ngera y'u Burundi iminsi 3 n'urupapuro rw'iminsi 3 kuko tugomba gutaha uko tugenda dusohoka mu gihugu cy'u Burundi. Tugeze imbere gato ahantu twa mu Gitega baraduhagarika baduhagaritse babaza ibyangombwa abantu bari mu modoka bose abana bari natwe abanyarwanda bakibona ko twe dufite pasiporo z'inyarwanda twe tumaze kubyerekana basanze dufite pasiporo z'inyarwanda bahise babwira shoferi ngo akate. Abarundi bari mu modoka twese turagenda batujana ahantu mu nkambi irimo polisi na gisirikare baradusaka basanga nta kintu dufite mu valise basaka mu telefone yacu baratubwira ngo dukure mu password barazitwaka. Umunsi wa mbere urangira wa kabiri nibwo nawe mise ko mwadufashe nabo yaba abarundi nabo barafunzwe natwe abanyarwanda barafungwa. Abarundi barabwira ati kubera polisi barimo ku modoka irimo abanyarwanda ese ko turi kumwe n'abanyarwanda ni ikibazo buri muntu yateze agiye ukwe agiye mu Bujumbura nyine mu mujyi. Ubwo turasobanura abarundi nabo barasobanura natwe tubaza impamvu twadufunze baravuga ngo turi abanyarwanda barashukije muri cy'ubundi kumara iki tuba tuzimutije muri mariage wo twari tuze muri mariage nawe twaramuhamagaye nawe araza biba birebire atanga n'amafaranga menshi ngo dutahe biranga. Noneho batangira kuvuga ngo turi maneko zanya kwa Perezida Paul Kagame bakaduhamagara hari abayobozi benshi bafite amanyenyeri bakaduhagarika hagati haba nyine bakatubwira amagambo mabi bavuga badututira umuyobozi bakavuga nyine natwe nyine ko turi maneko ze bakavuga ko natwe umwe tuje kwangiza umutekano muke w'u Burundi. Noneho ndababaza abayobozi ndababaza se ukuntu ngenda umuntu munini bitewe umuntu waza gutera u Burundi ese nyakubahwa Perezida Paul Kagame we azi n'izina ryanjye nta nubwo azi kunabaho ibintu muri kuvuga twe ntabwo tubizi. Kuva uwo munsi tumaze guhakana yabaye barakuje baradufunga icyumweru cya mbere kirangira icya kabiri icya gatatu nibwo navuze nise ko kimwe dufunze mu buryo butemewe n'amategeko mwagaragaje mu bushinga cyangwa mukashaka kugana mu rukiko cyangwa nyine mukagaragaza nyine mu dufungiye nyine batuvuga amagambo mabi
hama batuzamura muri gereza nkuru ngo ntabwo twigeze tuja kuburana ntabwo batubajije ikintu na kimwe usije nyine kutujana nyine kwishyura nyine muri gereza utaburanye kwa kundi wacu tuburana wenda umuntu akoze icyaha nyine akaba yaburana agakati hano ntabwo byigeze biba gutyo bavuze ko tugize amaneko nyine bibi cyane ko tumaze amezi 2 hano kugeza uyu munsi turi muri gereza nyine nkuru none nyibaza ni se ko umubyeyi wanjye wasize abana none nyibaza ese igihugu cy'u Burundi koko rimba abana bafite ubuyobozi nyine buzima bwiza wafunga umuntu ucire ngo ni maneko nyakubahwa perezida Kagame nta kintu kimushingiyeho cyangwa se niba batuze ko turi abanyarwanda kuki twagize kuri migration y'u Burundi migration guterera ikemera guterera kashi zabo bakaduterera kashi passport zacu kuki migration itandati ntabwo mwinjira mu gihugu cyacu musubiri wanyu ibyo bari kubitugira kisubiri cyacu aho ngo dufungwe tumare igihe hageze n'imiryango itazi ngo bihe tena twayeho nabi ubuzima nyine bukakaye turimo kugira batugira amagambo mabi y'ugutura abagome dukoranya kwa perezida Paul Kagame nyari tuzi tutazi ibivaniyo bigana umuyobozi ufite amanyenyeri umuyobozi ukomeye ni gute ashaka gufata umuntu nk'aho utura gusanzwe abibona akabona ko nta na cyana kimwe kimufunze tumaze igihe kandi ngiye mfite abana nta mugabo uhari munzu modesha amezi 2 ashize nazi mu rugo wanjye bimeze bite iwacu bimeze bite modesha kuyenzi muri etage y'umugabo witwa Zakaria umurugazi mpamvu bimwe ngo amagara narabije ejo nibwo namenye amakuru amagara mu rugo amagara umukozi wanjye wese amakuru y'abana umukozi anyagira amakuru ko nyine n'inzu ashaka nyine no kubasora mu rugo ukwezi kwa mbere ukwezi karagende hano muri gereza kuko ari kugiye kurangira ndi muri gereza uko ngo nyirinzu maze kumugiramo amezi 2 n'uma nyirinzu nawe amamagana mwenda afunzwe nyirinzu nawe amubwiye aravuga ngo ntabwo ufunzwe ngo uyu muntu yafatwa amara iminsi 2 nta kintu bamushinja nata ikintu kibabaje nuko dufunzwe nta kintu na kimwe nta cyana kimwe kidufunze cyo kwitongo kirimaneko senye kwa perezida Kagame kucura abanyarwanda kandi mu matelefoni yacu barazifashe telefoni zacu ngo bajyana muri documentation telefoni wazimana amezi 2 koko nukuri kw'Imana utarabona iki nta cyane kimwe babona ko ukamufunga ukamufunga kugeza uyu munsi no mu byo wenda tujye n'umwana dusaka nta kintu kimwe bana tubona usije kuntu nyine kuvuga ngo mufunzwe muri muzira ko muri maneko nta kintu kimwe kigaragaza ko turi maneko nta kintu na kimwe baba baratubonye bagaragaza cyangwa wenda bacurane mu rukiko tuburane nuko dufata bakanye bamaniko nabagome nabakorera bakubakora mu gihe kuri gibuna ko turaba ukibaza nyine hano ndi ntazi ngo nzahava na mugenzi wanjye no cyangwa undi muntu turi kumutira mu gasyata nawe nuko yarumiwe hano ngo afungirwa n'abanyarwanda bakanasara ordinake tuzaza nyine abanyarwanda benshi bafungirwa hano nyine bakanasara kandi kuko nawe wasarageze turimo ifite imutanyiziyeri nta rutasaba nukuri kw'Imana nta nyine tabona ahantu uririra nyine umutabaza impamvu nabwo nabashije kubona nimero yanyu ngo bahamagare kubera nyine umuntu wari ufite telefoni namwe nganize nshatinga nyine ngerageza gushakisha ngo basi bimenyeshe nyine no mu Rwanda nyine bimenye imyanya cyane abazi gutangazamakuru basi bafashe igihe n'umwana n'abanyarwanda baza bashora mu nzu babirukana ngase bazasanga n'abana banjye bakabimba bakava no mu ishuri ngira ni umuntu ufite uburyo bwo kuba nakora origina akazi bazanyiruka ndi umuntu wihigira umuntu wabona nkakora akazi kanjye ngahera rushimye niba maze amezi hano mfunzwe nzira no gusa umuntu n'akazi bazananyiruka noneho ngombwira ko ufunga uzira ubusa uri kubyumva akazi bakwirukane n'abana bawe bazangare nta kintu na kimwe kigufunze nta n'ikintu bagaragaza ngo ufungiwe iki none wenda kiraguhama ejo bundi twagiye nyine muri pariki kuburana ko babonye ko tumaze igihe noneho bacirana nyine muri pariki ubwo pariki uburana hafi nagerezemo umushinjacyaha dushinja ngo abamaneko barwa perezida Paul Kagame cyabana bamwe baje gutera igihugu cyacu ibintu byinshi umumetere aragaza ari Oriya yaraje abapeti umukwe nabo baraza bari bahari umwavuka we yaravuze ngo umva kwadusiye yaravuze ati uko mu kigaragara ntacyo kibashinja kigaragara na kimwe arabivuga avuga nyine ko twaturekura tukaba turi hano hasi kubera ko bafite ibyangombwa byacu bafite n'amatelefone yacu noneho mureke
funga mu gihe mufite amapasiporo yacu n'amatelefoni yacu kandi kigaragara mwadufunga tukaba turi hano hafi noneho twitaba wenda urukiko meke nawe avuga gutyo uwo mugore w'umuprokireri uwo mugore yabajije umugenzi wanjye namubaza ese umuhutu cyangwa umututsi undi ati njye ntabwo mbizi umuprokireri aramubwira ati ngenda mbona umututsi nanjye ibyo barabimbajije n'abantu bafite ibintu by'amoko nyine uwo mugore rero yaravuze Oliva mugenzi wanjye n'umututsi reka ko ari byo mpamvu akifunze mugenzi wanjye aramubwira ati ntabwo mbizi umwana w'Imana nyine ndi musanzwe ubu nyine kuva Oliva atamubwira ko nyine icyayi kugeza uyu munsi nyine turacyari ahantu nta justice icyizere cyo ntacyo kubera aha hantu nta justice ihari kuko ubwo rukiko uvuga byo kugira ngo mu kigo abantu tuhava nta n'umunsi warimwe n'abandi bakumara amezi abiri tukagera imbere y'urukiko ngo uburane ahantu twageze nyine bwari muri pariki nkeka ko ari muri pariki kuko urasa ukaburanira imbere ya gereza ntabwo ari nk'iwacu ura mu rukiko nyine ukaburana aho nyine uyu munsi umetere niwe wambwiye ati uwo mugore porokireri yatakurekuye nyine uguma muri gereza nyine ubuzima bwawe bwose nta kundi wacu umuntu ubidagenda uko tubyumva ukavuga ati ndakurega aha ntabwo bibaho nta justice kuguma nyine gutyo ukaguma nyine muri gereza nta muntu kugira ngo uzaburana nyine bizagenda gutya